Tugiye kureba uburyo location na drop bikora muri Jupyter, uraza ugafungura ya document yacu twari twakoze muri video z'ubushize, ukareba niba izi library wazishyizemo, ukongera uka-updatinga. Hari igihe uraninga bwa mbere bikamera nk'ibyanze, wibuke ko ufungura document niba uyifite mu zo twari twakoze ubushize, cyangwa ugafungura indi nshyashya ariko ugahamagara output yayo nk'uko twabikoze, uka-updatinga. Tugiye kureba kuri location ituma dukurura amadata ari kuri row runaka. Urugero, tugiye gukura amadata ari kuri row ya mbere. Uko bigenza, uradeklara variable yitwa location. Ngiye guhamagara amadata ari muri file, document file, ugashyiramo akamenyetso, ugashyiramo location. Ngiye guhamagara amadata ari kuri location ya row ya mbere. Uvuga ngo row ya mbere baranzanira igisubizo ko country ari Kenya, population ikaba 400, age ikaba 50. Reka duhamagara igisubizo cya L hano hanze. Ujya ku murongo ukurikiyeho ukaraninga umurongo wa mbere ubanza, ukaraninga n'uwa kabiri. Urabona ko ari byo batuzaniye. Ubundi buryo ushobora gukoresha location ishobora gutuma hamagara umuntu wese ufite age iruta 50. Ni urugero tugiye gukora. Uburyo ubigenza rero, uraza ugasubira hano ugasiba. Tugiye muri document file, ugashyiramo utumenyetso kuri colonne ya age, ukegera hirya ugashyiramo akamenyetso. Tugiye gushaka umuntu wese urengeje imyaka 50. Ahantu hose harimo age irengeje imyaka 50, ni ukuvuga ngo niyo output bari butuzanire. Ukaraninga ukareba, urabona ko batuzaniye ahantu hose harimo age irenze 50. Ubundi buryo ushobora gukoreshaho izindi fonction zose zijyanye na Jupyter, uvuge ko dushaka guhamagara izi row zirimo ubusa kuri age, urasiba ushyiremo .isNew. Ni fonction ihamagara amadata arimo ubusa. Ubu nimpamagara baraza kunzanira izi row 3 zisoza, kubera ko ariho muri age harimo ubusa. Ukaraninga ukareba. Uru ni urugero. Iyo wamaze kumva location uburyo ikora, iyo ubasha kulocatinga amadata ushobora guhita uyajugunya, nibyo bita drop. Ni ukuvuga ngo turajya hano imbere, twegere imbere, dushyireho command hano ya drop. Uburyo ikora, urajya muri document yawe, ushyireho .drop, ugashyiramo utu tumenyetso kubera ko ari function, ugaterura bimwe wari wakoze ukabishyiramo hariya mo imbere. Ukabishyiramo hariya mo imbere, ukongeramo akajambo kitwa .index, ukaraninga. Urabona ko bampaye output nari nkeneye. Nuko rero location na drop bikora muri Jupyter. Murakoze.